Umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Bibiliya mu Rwanda atangaza ko impamvu yo gutegura igitaramo cyo gushyigikira Bibiliya ari uko kubera ingaruka za COVID-19 n'ibindi abari abaterankunga b'iki gikorwa bagabanutseho ku rugero rwa 85%, agatangaza ko igiciro kigurwaho Bibiliya ku isoko gitandukanye n'ibitangwaho kuko Bibiliya ihuza ibitabo 66, bityo hatabayeho ubufatanye igiciro cyayo cyagora benshi kukigondera. Bibiliya ni ihuriro ry'ibitabo kandi ibyo bitabo navuga ko ari ibigize imibereho y'umuntu. Muri Bibiliya harimo ubuzima, ariko none kugira ngo tuyibone nk'igitabo tubashe gusoma harimo akazi kanini. Icya mbere ni umurimo wakoze kugira ngo tubone inyandiko yo mu Kinyarwanda. Umurimo wa kabiri ni umurimo ukorwa kugira ngo tuyikure ku ruganda itugereho hano i Kigali. Umurimo wa gatatu ni ukugira ngo no kuyikura i Kigali mu bubiko bwacu igere ku bakristo hirya no hino. Hanyuma umurimo wa nyuma ubwo ni ukuyiherekeza kugira ngo ingaruka zayo zibe nziza ku buzima bw'abantu. Hanyuma rero nkuko twabivuze muri ubukangurambaga mu mwaka ushize twabitangiye tubwira abantu ko inkunga zaturukaga hanze zagabanutse ndetse ku kigero cyo hejuru cyane hafi 85%. Ibyo rero bikaba bituma duhamagarira abakristo bose mu gihugu kugira ngo baba ba mbere mu kongera kwishakamo ibisubizo kugira ngo batere inkunga Bibiliya uko umuntu wese ashoboye. Ubuyobozi bwa Korali Shalom ikorera umurimo w'Imana mu itorero rya ADEPR Nyarugenge, ubwa Korali Christus Lenyati ikorera umurimo w'Imana mu itorero rya Katolike mu Rwanda, ndetse na James umenyerewe mu itsinda rya James na Daniela bakaba bamwe mu baririmbyi bazasusurutsa abazitabira iki gitaramo Evangelia Easter Celebration Concert. Baganira na BTN TV batangaje ko biteguye neza bityo abazitabira iki gitaramo bahishiwe byinshi. Yuko bazabona cyangwa se bazumva indirimbo nziza za Korali Shalom. Imyiteguro ni myiza, n'ubu tuvugana ngiye kureba bari muri practice, kandi iyi concert abantu bazaperforminga bose ni abantu navuga ngo basizwe bablessinzwe n'Imana. Turumva rero ideni twabagiyemo dushaka kugaruka tukongera tukaribavamo, kandi kubwo gufatanya n'Imana turumva bizaba byiza kurushaho. Murakoze cyane abantu bazitabira iki gitaramo. Ku ruhande rwacu nka Christus Lenyati bazabona wa muziki basanzwe batumenyereyeho, hari indirimbo za classic ariko liturgique n'izindi ndirimbo zizafasha abantu bazitabira iki gitaramo by'umwihariko kunogerwa kwizihiza Pasika ku buryo bazataha koko bumva banezerewe. Turiteguye nk'uko batumenyereye, ni na Pasika dukunda indirimbo z'agakiza cyane, tuzareba indirimbo nyinshi z'agakiza. Turiteguye, turimo practices menshi, nabonye n'ibintu biteguye neza, na sound nziza, amatara meza, location nziza. Turabatumira mwese, ni karibu kabisa, bizaba ari byiza cyane. Bamwe mu bateye inkunga iki gitaramo bagane na BTN TV bagarutse ku mpamvu bahisemo kwifatanya n'umuryango wa Bibiliya mu Rwanda muri iki gikorwa cyo kuyishyigikira. Impamvu twahisemo gufatikanya n'umuryango wa Bibiliya mu Rwanda nuko mu Rwanda nyakubahwa Perezida wa Repubulika yatwigishije kwishakamo ibisubizo, kandi twumvise amakuru y'uko rimwe na rimwe abantu bashyigikiraga Bibiliya basa nk'aho batagihari, ariko nkatwe nk'abanyarwanda kandi byongeye Better Paint ni uruganda rw'abakristo, kandi twumva tugomba gushyiramo imbaraga natwe tugafasha Bible Society kugira ngo Bibiliya ikomeze kugera ku bantu bose. So niyo mpamvu nta yindi, kandi ikindi gikomeye ibyo dufite byose twabivanye ku Mana. Bibiliya turayemera, ni igitabo cy'Imana kandi twemera Imana. Ikindi nuko muri business Imana itagufashije ntacyo wageraho. Kandi Artina navuga ko yatangiye mu buryo bwo guhishurirwa cyangwa se bwo kuyoborwa n'Imana kugira ngo dukore ibyo bihangano bizajya binezeza abantu. Twagiye inama n'Imana kandi tubona idushyigikiye, natwe dushaka gushyigikira umurimo wayo kugira ngo Bibiliya ikomeze isohoke, kuko natwe Artina turayemera cyane Bibiliya. Pastor Viateur Ruzibiza umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Bibiliya mu Rwanda agaruka ku buryo bwateganijwe bwo gushyigikira iki gikorwa, agashimira abafatanyabikorwa b'uyu muryango muri iki gitaramo. Icya mbere ni ukuba uhari waguze tike, muri iyo tike waguze harimo inkunga ya Bibiliya watanze. Icya kabiri nuhagera tuzakwereka ubundi buryo washyiramo inkunga yawe hakoreshejwe uburyo busanzwe bwa Momo Pay, uburyo bwa Mobile Money. Tuzabyereka abantu bazabikora, kandi twagiye tubitangaza. Uburyo bwa gatatu, Bibiliya zizaba zihari, umuntu nabwo azayigura yitahane, utarashoboye kubona ahandi ayigura tuzazibegereza. Ibyo byose mvuze uko ari bitatu bizaba bikubiyemo gushyigikira Bibiliya bikomeze kuboneka mu Rwanda. Ijambo ryacu rya mbere ni ukubashimira ku bafatanyabikorwa twatangiranye kujya n'umunsi tukiri kumwe, ariko icya kabiri turabasaba ko buri muntu wese aho yashobora kugeza ijwi naribwira abantu bazaze tube benshi, twuzure kino cyumba cya BK Arena, kuko iyo twuzuyemo
kandi twatanze iyo nkunga yo kugura itike, ubwo ni ukuvuga ko nyine ibyatanzwe birimo kugaruka kugira ngo iyo nkunga turimo dukusanya dushaka kwegeranya ishobore kuboneka. Biteganijwe ko iki gitaramo kizitabirwa n'amakorali nka Jehova Jire, korali Shalom, James na Daniela Chance na Ben, korali Christus Renyat ndetse na Israel Mbonyi, kikazaba kuri uyu wa gatandatu guhera isa 10 z'amanywa muri BK Arena i Remera. Ibarushimwe biho Keve Christian, BTN TV i Kigali.